Akingene Alice ni umunyeshuri umaze ibyumweru 2 mu rugo udafite icyizere cyo kuzasubira ku ishuri nyuma y'uko ikigo kimwirukanye kubera ko yarakibereye umwenda w'igihembwe cya mbere akaba yaragiye kugerekaho n'umwenda w'igihembwe cya kabiri. Ubu ngubu Alice yicaye mu rugo iruhande rwa mama urwaye paralize y'uruhande rumwe. Ku ishuri narabasobanuriye barambwira ati ubwo nyine nakundi ugomba gutaha byakwanga nyine ukarireka kuko nyine natwe hano tuba dufite abana benshi nyine kandi nibyo murya birabara. Ngaho ngiye ku karere, ngaho ngiye ku murenge, nuko byagenze. Reka ko ngubu ibyumweru 2 bigiye gushira ndi mu rugo. Ubundi ngiye sinjya mva mu 10 ba mbere. Uyu munyeshuri uri mu kigero cy'imyaka 17 avuga ko yiga ku kigo cya Nyemeramihigo giherereye mu karere ka Rubavu. Usanzwe umuryango ukaba utuye mu karere ka Musanze ndetse n'inzego z'ibanze avuga ko ikibazo cye zikizi zikaba nta kintu zigeze zikora kugira ngo zimufashe. Alice kandi akomeza avuga ko uburyo yagiye ku ishuri mu gihembwe cya mbere ubwo yatsindaga tronkome ari ikigo yarasanzwe yigaho abarimo bagateranya minerval nayo ituzuye akabasha kujya ku ishuri. Ngubwo igihembwe cya kabiri cyatangiraga hari ahantu yakoze isuka abona udufaranga dukeya utuntu two yajyanye ku ishuri ndetse abasha kutuguramo ibikoresho. Ubu ngubu Alice yicaye mu rugo iruhande rwa mama urwaye paralize y'uruhande rumwe. Nta cyizere afite cyo kujya ku ishuri cyo zaratabaza ko hagize uwamukora ubuvugizi cyangwa se uwamwumva ashobora kumusubiza ku ishuri ngo cyane cyane kari n'umuhanga atagerenza mu bana 10 ba mbere. Nitwa Akingene Alice, mbarizwa mu murenge wa Muhoza, akagari na Kamenge, umudugudu n'uwa Cyove. Ndi umunyeshuri nigaga muri college Nyemeramihigo, niga mu mwaka wa 4 imibare, ubugenge, ubutabire ndetse n'ubuzima. Ubu ngubu ntabwo ndi ku ishuri kubera ikibazo cy'ubushobozi. Nagize ikibazo size ngizi mama wanjye ari mu bitaro yahuye n'uburwayi arwaye stroke na paralyse. Papa wanjye ni umuntu ukunda inzoga cyane, ni umusinzi. Yaje kubona mama ahuye n'icyo kibazo kuko si ikibazo nyine kije vuba, just ahubwo ni ikibazo kimaze igihe kuko uyu mwaka n'uwa 3 yaje kubona arambiwe yatwishyuriraga turi 2 njye n'uwo musaza wanjye. Ubwo abonye atabivamo rero arabireka arabyihorera aragenda size ngizi nabwo tuzahabarizwa. Nyine birumvikana ubuzima bwo buragoranye, kurya n'ikibazo uretse ko nyine mwabo muba tuvukana harimo umuhungu nyine w'umufundi niwenda niwe ugerageza kwita kuri mama akamuvuza nubwo babitoroshye akatubonera n'icyo kurya. Zatangiye mu mwaka utaha niga mu mwaka wa 3 niga mu karere ka Ruhango, naje kuvayo ngenda kwigana hanyine niga mu rwunge rw'amashuri rwa Cyove, ndahatsindira umwaka wa 3 mbona ikigo abarimu banyishyuriraga nyine baramfasha. Nino gihembwe cya mbere nibo bakusanyije nyine amafaranga. Ubu ngubu mu gihembwe cya mbere nibo bakusanyije amafaranga bafatanya n'uwo musaza wanjye bamboneye ibikoresho nakoresha uko ashoboye agira icyo mbonera, ariko ubu ngubu nta kazi afite. Urumva ni uri kwita ku bintu byo guhaha, kwishyura inzu ndetse no kuvuza mama wanjye kandi nyine nago yivuza amafaranga makeya buryo nyine yapfa kumbonera minerval none umuntu utarize babigoranye. Ubu ngubu impamvu batamfashije nabo ntabwo nyine babikoze nk'inshingano zizahoraho, ahubwo kuko bari bazi ikibazo nahuye nacyo baravuze ngo wenda isa n'isa papa we yagaruka reka tumufashe kino gihembwe cya mbere, ubwo nibyanga nyine tuzamureka. Iyo ngiyo niyo mpamvu abo barimu nyine narabavugishije ngiye gutangira kino gihembwe cya kabiri, bambwira ko nabo batifite, ko nabo nyine ibibazo bafite bitaboroheye. Naje kugenda ndavuga ati ubwo nyine reka ngende, mfa kugenda nyine na minerval n'ibikoresho najyanye bidahagije. Nageze ku ishuri nyine igihembwe kigeze hagati nibwo ku ishuri baje gukenera amafaranga baranyirukana. Kugira ngo njye ku ishuri mu gihembwe cya kabiri nari nateye ikiraka cyo gukora amasuku, nibwo nabonye amafaranga ageze mu 12 nakuyemo ibikoresho bike cyane bishoboka ndiyeranja mbonamo n'itike ndagenda ndavuga ati ubwo nyine bizaba uko byakagenze. Ku ishuri ntago nari bwasakishe kuko nacyo nari mfite, urumva na brodero na bikoresho napfuye kwinjiramo nyine ndavuga ati basi no nagira mu ishuri nkiga. Byaramiriye nageze mu ishuri ndiga icyumweru cya mbere, icya kabiri, icya 3 ndakeka maze y'ukwezi nibwo kunyirukana byahise bibaho.
ku ishuri narabasobanuriye barambwira ati ubwo nyine nta kundi ugomba gutaha byakwanga nyine ukarireka kuko nyine natwe hano tuba dufite abana benshi nyine kandi n'ibyo murya birabara. ku ishuri bakubwiye ko n'ibyo kurya mu bibara. Hanyuma nta bundi wari umaze kubwira ubuyobozi bwose bw'ikigo cyangwa wenda n'ibintu? Negereye ubuyobozi butoya banyohereza ku muyobozi mukuru w'ikigo niwe wambwiye gutyo. Umuyobozi mukuru w'ikigo yakubwiye ngo iki? Yambwiye ko n'ibyo turya bibara. Yarakubwiye ngo ibyo musanzwe murya birabara. Hanyuma wenda reka ngaruke ku kindi kintu. Hari ukuntu umuntu bimera gutya akaba yagana inzego z'ubuyobozi, inzego z'ibanze. Ikibazo cyawe kirazwi? Ndakeka aho twabaga mu mudugudu wa Maranima barabizi. Barabizi. Njya gutangira igihembwe cya mbere narabibabwiye turareba icyo tubikoraho. Icyumweru cya mbere abandi baratangiye, icya kabiri nubwo nagiye ku ishuri naratinze nta gisubizo kizima bigeze bama uretse n'ubundi kunshira ku gihirahiro ngaho ngiye ku karere ngaho ngiye ku murenge nuko byagenze. Ubusanzwe watsindiye ku manota angahe tronkome? 73. Kira gihembwe se tubwire none biroti yawe urafite ya kira gihembwe igihembwe cya mbere? Nayo mfite kwa commune rivayi nabwo yari yuzuye nayo bamaye. Ni kwa ngo biroti ya mbere yo muri kira gihembwe cya mbere ntayo wabonye? Bakubwiye ko impamvu batayiguha ari ukubera iki? Ni ukubera muri rivayi nabwo ntabwo bari baranyishyuriye amafaranga yuzuye, bari barishyuye igice. Hanyuma rero waje gutaha ujya mu rugo ufite icyizere, wenda wari ufite icyizere ko ushobora kubona indi minerivare. Nta bandi bantu wigeze ubwira ikibazo cyawe wenda usibye mu mudugudu ko bakizi warakivuze? Nta bandi bantu nko muri famiye yo kwa mama wawe cyangwa kwa papa wawe wigeze ubwira icyo kibazo cyawe? Abo nagerageje kubwira ikibazo cyanjye nta kintu bigeze bamfasha kuko nabo ubwo babwiye ko batorohewe. Hanyuma nk'umwana w'umukobwa ndagira ngo tugaruke wenda turi hafi gusoza kugira ngo numve iki kiganiro. Ntago ari ngiri kukibwira nabazacyumva, niyo mpamvu nakubwiye ngo ujye ugerageza uvuge uko ibintu bimeze ntubitangiremo hagati, kuko njye nshobora kuba ndi kukumva ariko uzakumva azakenera kumenya ingaruka y'ibi bintu n'ibyo uvuga bidacirimo hagati, niba ari ikigo cyangwa se niba ari ibindi bintu, uko ubushobozi bwagiye nuko n'ubuzima wari ubayemo. Tubwire ibiruhuko byawe niho tugiye kongera kugarukaho gatoya. Ubona akazi, warambwiye ngo wabonye akazi kameze gutarya? Amasuku mu kigo urumva nyine kubaho ntabwo biba byoroshye pe. Ubwo nakoze akazi k'amasuku nabonyemo amafaranga 12,000 nariyanjije nyine mbonamo ibikoresho. Maze kubonamo ibikoresho nyine bikeya bishoboka, urumva n'utwo dukaye. Ubwo ndakeka n'ibikoresho by'isuku ubwo ngubwo nabyo nari mfite. Ndavuga ngo ubwo nyine uko bizagenda nzabyakira nyine. Ubwo mu kigo urumva kubamo nuko umeze nk'umujura, baravuga ati wenda mwambara ibi nabyo mfite. Urumva nabwo nuko muri kwishahisha, ariko papa si ya mbere ari ukugira ngo wige urebe ko iminsi yakwicuma. Urumva no mu kigo nta buzima nabwo pemba mfite. Ni nk'ibiki bikubangamira uri mu kigo nyine mu byerekeranye nk'umukobwa, kuko uri umwana w'umukobwa, ni nk'iki bikubangamira uri mu kigo? Ikintu cya mbere kimbangamira, urumva iyo ngezemo hari byinshi nyine iyo ngeze mu kigo hari byinshi nyine badusaba. Wenda ugasanga baravuze ngo wenda t-shirt nayo mfite kubera nyine nayo naguze. Bavuze rame nayo, amakayi yanshiranye, nta muntu nahamagara. Urumva nyine ntabwo biba byoroshye no kwiga nyine no kwigura gusunikiriza. Ugasanga wenda abandi barakenera nk'amatabura yo kujyana laboratoire, njye nayo mfite. Urumva ndasiba kunyirukana nyine ujye gushaka amafaranga. Urumva amasomo ari kunshika kuko ngubu ibyumweru 2 bigiye gushira ndi mu rugo. Kandi ibintu niga nabyo ntabwo biba byoroshye, bisaba guhozaho kuko niyo usibye umunsi umwe biba byagoranye. Iki cyumweru nibwo abandi bakoze amateste, ubu ngubu nayo nakoze. Urumva ntabwo biba byoroshye. Usanga ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 17. Ufite imyaka 17.
tujya gusoza iki kiganiro rero, wumva ufite izihe nzozi n'uwagufasha gufasha iki ku bantu bazareba iki kiganiro? Numva mfite inzozi nyine z'uko uwamfasha akambonera minervari n'uburyo nabonamo ibikoresho, wenda nkiga nkasoza, yaba mfashije cyane kuko bimwe mu mbogamizi nahuraga nazo mu masomo yanjye zagenda nyine zigabanyuka, n'ubwo wenda no mu rugo biba bitoroshye, ariko nyine amfashije nkasoza amashuri, wenda nkareba ko nanjye hari icyo nakwigezaho, yamfashije cyane. Ubu ngubu ni mama wawe ko wambwiye ngo afite pararize y'uruhande rumwe, iyo wagiye ku ishuri ninde ushobora kubana nawe? Mfite musaza wanjye ubu ngubu nakubwiye w'umufundi, niwe babana mu buzima bwa buri munsi, urumva niwe mwitaho, nimujyana kwa muganga, niko akabona bitoroshye, nawe ariyeranja nyine. Hanyuma ndifuza ko nimero yawe ajya ku kiganiro, tugana ku musozo, ushobora gutanga nimero yawe, ushobora kuvuga nimero abantu bazabona iki kiganiro bashobora kuza kuguhamagariraho. Nimero nta yindi ni 0788119275. Ingero isubiremo ni 0788119275. Ibaruye ku mazina yande? Ibaruye ku mazina ya mama wanjye, ibaruye ku mazina ya Nyiramana Donatille. Ku mazina ya Nyiramana Domitille. Ubwo rero reka tugerageze turebe, ubwo umaze kutubwira ko umaze ibyumweru 2 byose utari ku ishuri, amahirwe arahari, wenda hagize abashobora kuzabona iki kiganiro bashobora kuza bagufasha. Ubundi mu by'ubura wenda kugira ngo ujye ku ishuri ni ibiki? Ni minervari na bimwe mu bikoresho ku ishuri badusaba. Ni minervari ku ishuri twishyura amafaranga 92,000, wenda nayo nasigayemo mu gihembwe njya gutangira, mu gihembwe cya mbere cyabanje. Ibikoresho mbura hari zimwe mu uniforme twambara, kuko mfite pere imwe kandi dukenera pere 2, t-shirt, izo uniforme harimo t-shirt, umupira w'imbeho n'indi pere y'uniforme, ndetse n'itaburiya tujyana muri laboratoire. Ibikoresho by'isuku nari najyanye, ku ngubu byaranshiranye. Ibikoresho by'isuku nari najyanye byaranshiranye, ubu ngubu kugira ngo nsubire ku ishuri urumva najyana ibindi bikoresho, ko turacyabura ukundi kwezi n'igice, ndetse n'inkweto zo kwambara. Reka dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha. Birashoboka ko hari uzabona iki kiganiro akaba yagufasha. Nimero yawe ujye uyihozaho, birakeneye ko usubira ku ishuri kandi ugatsinda neza. Wigeze umenya amanota ushobora kuba waragize cyangwa umwanya wowe waragize? Umwanya nagize, ubundi njye sinjya mva mu 10 ba mbere, urumva n'ubundi naho ngaho mwiyo range. Ntabwo wigeze umenya umwanya wagize? Ntabwo nigeze menya umwanya nagize n'amanota. Ariko muri periode twakoze mu gihembwe cya mbere nari nabaye wa 8. Mu gihembwe cya mbere nari nabaye wa 8, mfite amanota 69. Ayo manota ntabwo ari kuri bulletin, ariko ni warumwe ni ibiki mwakoze? Ni periode test za midterm hagati mu gihembwe. Byumvikane ko utazi indangamanota yawe, ntuza uwo wabaye wariwe. Naragerageje, bavuga ko nyine kugira ngo umuntu abone indangamanota ye bisaba kuba yararangije kwishyura amafaranga yose, n'ibindi byose bisabwa n'ikigo. Bulletin yawe ntabwo yize? No kubaza ngo abaye wakanga wagize amanota ngahe ntabwo yazi? Naba nkubeshye. Gusa kuba ari mu gihe harya n'igihembwe cya kanga n'igihembwe cya mbere. N'igihembwe cya mbere. Nibwo bwa mbere ugiye kwiga kuri kiriya kigo? Nibwo bwa mbere ugiye kwiga kuri kiriya kigo? Nibwo bwa mbere.